Okay. Ya agafilimi kacu nuko gatangiye. Afande wacu ko yagendaga kuri Olivarisi muri ubwo buryo hari icyamuturutse inyuma maze kiraza gitangira kunyabagizaho esanse. Kumba ko kanya Muhoza Patrick wacu yarabibonye uriya mugingara iki ngiki kinyabagizaho esanse kitonze kirangije cyariri cyacu kitakinagaho umwambi waka ibage cyangwa se varisi itangira kugurumana muri ubwo buryo. Rero sasa afande ntiyabimenya kumbi Muhoza Patrick ari kubyitegereza ikibikoze rero cyese kikarenga muri buriya buryo kiraza kitonze wana gihita kitsimba hano nk'andi mabandi yose. Ukurikira unarebe rero sasa cyaramwitegereje afande wacu waracyamacinga abagenzi. Afande Sitevo rwose aracyamacinga ntazi kesi kiriya ntazi ko ibage hano inyuma iri kugurumana. Wana kumbi ku byo byose biba nyamara uwitwa nde uwitwa Muhoza Patrick ari kubireba byose. Uyu mufande rero yaramacinze hageze hano afande uko agenda iki nuko kimushinyika wogacwa we ndamwemeje byahatari. Wana cyaramusetse ngo uzave kubiyi duniya. Araka basi bamwitariri wacu uyu munsi yagarutse ari umunyarugomo rukabije. Afande rero yaraje sasa uko amacinga niba amacinga byo munabyuke neza ko akoze n'ikosi rya komando amezi 9 yageze hano rero mukuri bibaga boniri gushya shyira hasi yihuta. Wana atangira kuzimya gusa sinzi afande wacu ko azimya rero sasa icyabikoze dore aho kitsimbye riri wacu kiri guseka. Wana ndamutwiki umva ko inyanza bogeza afande we hano rwose ari kuzimya gusa ibage cyangwa se varisi yari imishonga ibiki ibivu. Ukurikira unarebe rero sasa afande wacu ko azimya kino nuko kimwitegereza kitonze cyarasetse shaho cyarishimye niba cyungutse iki barakorekanira afande wacu ko azimya gusa sinzi afande yabonye ivarisi yiwe iri gushya irindi kongoka ibuburera byitegereza gusa nta kindi yakora. Haraka basi icyo cyo nuko kimuseka. Wana cyaramusetse ngo uzave kubiyi duniya. Rero sasa niriri wacu yagarutse bagenzi mwirinde kugira ibikorwa bibi bitari byiza rwose kuko nta keza k'ibikorwa bibi by'urugomo. Afande yarazimije ariko byaranze yaremeye ahebera urwaje. Afande Sitevo ntabyumva neza rwose cyamurengeyeho umufana. Ngabo rero sasa afande wacu we hano yifashe mu mayunguyungu kimurengeraho umufana. Ibi ni ibiki banyarwanda iyi siriva sajya ni bwoko ki yaraje aritekereza kweri koko ubu se bigenze gute nabyumva neza afande wacu. Wana afande rero ko atabyumva bagenzi ari nako nkubwira ngo ukore subscribe kuko ari ingenzi cyane. Kumbi Muhoza Patrick ariko byitegereza urabona umuginga ibintu amukoresha aramuhemukiye. Afande wacu we hano rwose ntabwo ari kubyumva neza gusa uko atabyumva neza afande wacu yahise amacinga arakarenga arigenda aravuga ati uhombye arabyimenyera reka ngende nubwo ntabyumva neza yarakarenze muri ubwo buryo. Afande Sitevo aramacinga byo muri ubwo buryo kandi yitonze ikigaragara cyo aragenda nk'abakomando. Afande yaragiye nubwo rwose atabyumva neza ariko yaragiye uko byagenda kose iki cyo nuko kiri kumushinyika cyaranitse kirangije kihita kikarenga. Bamwitariri wacu kumbuka agenda uwitwa Muhoza Patrick yaramwitegereje ako kanya. Muhoza Patrick wacu wana nuko yavuyeyo haraka basi yahise yigira Rambo agiye gutabara abanyamerika muri Vietnam. Haraka basi kumbi ko kino kiruka nka karisezo nizo uwitwa Muhoza Patrick yakiriye inyomeko. Nguwo Muhoza Patrick wacu urave kuri Muhoza yakuriye inyomeko. Riri wacu wari kukata karisezo nizo rwose nuko kirukanka nyamara uko kirukanka rukiri inyuma porampora yitonze. Bamwita Muhoza Patrick ruhu rwinda. Haraka basi nuko yitegereza umuginga harenga. Wana akomeza kumurya inyomeko kandi gitonze muri ubwo buryo. Ukurikira unarebe bagenzi ari nako nkubwiraga agafilimi kacu ko kaje bakise The Burning Bag cyangwa se gutwika ibage. Haraka basi iki cyaraje rero kita gikata hano karisezo nizo gusa uko gikata cyaraje kitonze. Muhoza Patrick wacu wari kucyitegereza vibaya sana urave kubiyi duniya. Wana ako kanya kita kipangarika hehe muri gidustbin kitonzi. Arako ngabo
cyaraje bubi na bwiza gihita kitsimba muri iyi dustbin iri hano. Ako kanya kigira ibishingwe. Kumva uko kigira ibishingwe rero uwitwa Muhoza Patrick yarakibonye, maze Muhoza wacu avuga ati umuginga sha ibintu akoze sha. Niko Muhoza Patrick wacu yungutse igitekerezo. Ukurikira unarebe rero sasa uko yunguka igitekerezo rero reka nze nkwereke sha. Haraka basi Muhoza Patrick yataninza bawuti anarudi nyuma rero sasa yarakaye cyane. Haraka Muhoza Patrick, kumva Muhoza Patrick wacu ko agenda yayisagarukana na Fande wacu. Afande umuginga ari hano hafi. Barakwereka Muhoza Patrick yagarukanye na Fande Steve rwose aze kumwereka umugingo wamutwikiye ibaga ahantu ari. Nuko bamacinga byo karitsiye zo nizo karitsiye z'ubwenge ku ifishi y'umuryango. Haraka basi karitsiye z'iwacu muri Amerika nako muri Nigeria. Wana baraje rero sasa maze bahengeza muri ubwo buryo Afande umuginga yitsimbyara mu dustbin. Wana Afande baramurabura baramubwira ati umuginga rwose ni hari mu dustbin arimo ndani. Ukurikira unarebe rero sasa Muhoza Patrick wacu yararabuye. Haraka wana tugende uhita umudaka vibaya. Baraje rero bwombo kamajeshi nk'abandi bakomando bose avuye mu cya Muhoza Patrick ntago ari igikomando. Afande yaraje rero sasa Afande asa gake ugufungura arebye mo ndani babura umuginga. None se umuginga resha Afande ko umuginga namubonaga mu kanya yitsimbyemwo. Byarabashoboye rero sasa wana Afande nungutse ikindi gitekerezo. Sasa rero Afande wowe itsimbemo hano ku ruhande, umuginga ndabiza agiye kuza yirukanka araza yitsimbemo hano ndani uhita umujweka. Ati siko bimeze ngewe reka ntambike mbikurikiranire hafi. Uwitwa Muhoza Patrick wacu yari komereje Afande wacu we yasigaye ku dustbin yitsimba ku ruhande. Okay Afande bikora uko nguko ndaje. Wana barakwereka Muhoza Patrick agiye rero Afande Steve wacu yaraje yitsimba hano ku ruhande. Raka kumva uko yitsimbye rero cyariri cyacu kitsimbye nacyo hano ku ruhande. Mbu witwa Karamage wacu Karamage yaraje maze bamuturuka inyuma batangira kumumenera esansi ku baga afite. Karamage aramacinga byo Karamage wacu rero iki kinyuma cyafashe umwambi kinaga ku ibaga yiwe, ibaga itangira kugurumana. Karamage ararekura Karamage arebye hakurya yabonye umuginga umutwikiye bag. Karamage ahita kurikira umuginga ngabo barirukase nguve kubiyi dunia. Karitsiye zo nizo cyo kiriruka nka fasta maze cyaraje nk'abandi baginga bose gikata hano ikorosi rya Rwamara. Haraka basi maze kiraza kuri ya dustbin kitonze. Urave kuri riri wacu wana araza ahita yinjira mu dustbin. Kumba Afande yitsimbye inyuma yayo. Wana kiraza fasta rwose. Wana kita kiza kiritsimba. Kumba uko kitsimba Karamage wacu nakuja. Karamage yaje yihuta rero sasa fasta iki kitsimbye. Karamage wacu tayari akirebye arakibura umuginga akikihira. Areba ahantu hose araheva uve kubiyi dunia. Haraka basi Karamage yarikomereje. Kumbi Karamage wacu ko yakagiye Afande Steve wacu yahise ahaguruka. Haraka basi maze mu guhaguruka iki nacyo kita kiva mu dustbin. Haraka kiritegereza ahantu hose sha. Karamage nawe ndamwemeje. Kumva ko kivuga ngo kiramwemeje niko sha mereza hano turebe sha. Kirebye neza kibona Afande yahageze. Afande aritegereza neza. Mani icyo kibiriti turebe. Afande arareba neza abona ikiginga nicyo koko cyamutwikiye varisi. Afande mbavarira rwose ndemera icyaha. Wana Afande atereka hasi yitonze atangira kugikubita imiripuro bubi na bwiza. Subiramo wa muginga we sha wowe sha uranwikira varisi ngiki niki sha. Afande yahise afata umuginga muri ubwo buryo amutwara muri iyi dustbin rero sasa atangira kumutambikana. Urabyumva nawe aho amujyanye. Agafilime nako kagera ku musozo wako. Mbabwira ngo mwirinde ibikorwa by'urugomo kuko nta keza kabyo. Mbambarabuye kandi tayari. Imana ibandebira icyoroshye. Mwe mwese twabanye muri kano gafilime. Ciao ciao.